ntabwo gishobora kumera kuriya batagikize mu muriro, kandi iyo kivuye mu muriro ntigishobora kumera kuriya batagikize ku kindi cyuma ngo bagikubite bagihe forume bashaka. Ibyo byose ugiye Yesu ashimwe. Twongeye kubasuhuza mwemeye kudukurikira, mwemeye gukurikira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Tugiye kwiga isomo rikomeye umuntu wese akeneye mu buzima bwa buri munsi. Abantu bamaze kumenya Imana, bazi ko Imana iriho, hari amasomo dukeneye kubwije no kubukeye. Hari ukuntu abantu bagiye bamenya ibintu igice ntibabimenye neza, ariko aka ni akanya keza kugira ngo twongere dusobanukirwe ibyo twamenye, cyangwa niba twarabimenye koko, cyangwa se niba twarabimenye ku igice, kugira ngo turebe twabyuzuza dute kugira ngo turusheho gushaka guharanira ubwami bw'Imana. Reka dutangira dusome mu gitabo cy'Ingoma za kabiri, turasoma igice cya 7 umurongo wa 14 ndetse n'uwa 17 n'uwa 15. Sorry, Ingoma za kabiri igice cya 7 umurongo wa 14 n'uwa 15. Kadusome. Maze abantu banjye bitirirwa izina ryanjye bicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru, bababarira igicumuro cyabo, bakize igihugu. Uhereye none amaso yanjye azajya areba, amatwi yanjye azajya yumva gusenga kuzasengerwa aha hantu. Yesu ashimwe. Uhereye none amaso yanjye azajya areba, amatwi yanjye yumve gusenga kuzajya gusengerwa aha hantu, kubera ko abantu bahindukiye bakareka ingeso zabo mbi. Aya ni amagambo Imana yabwiye Salomo amaze kubaka inzu y'Uwiteka. Salomo yararebye abona amazu yubatse ni menshi yo kubamo, ibyo yakoze ni byinshi, ariko aravuga ngo birakwiriye ko nubaka inzu y'Uwiteka kugira ngo abantu b'Imana bajye babona aho bayisengera. Yesu ashimwe. Inzu Salomo yubatse igereranywa n'umutima w'umuntu. Umutima w'umuntu umaze kumva ukwiriye kubana n'Imana, ukwiriye gusanga ubwiza bw'Imana, hari ibyo ugomba gukora. Imana idushoboze cyane. Kureka ibyaha, kureka ingeso zose zacu za kamere z'umubiri. Umubiri wacu iyo umutima wacu uretse izo ngeso ugahindukira, ububakiye Uwiteka inzu ikwiriye. Reka turebe noneho iri jambo ryacu tugiye kurisoma, kandi twarizomye tugiye no kurisesengura, turebemo ingingo 3. Ingingo ya mbere turango ni ryari umuntu akizwa, ni kandi ni ryari umuntu amenya ko yakijijwe. Ese umuntu akizwa ate? Ni ryari amenya ko yakijijwe, kandi ni gute umuntu akizwa? Iyo amaze gukizwa ni izihe ntambara ahura nazo? Tugiye kurebera hamwe ibyo bintu uko ari 3. Ingingo ya mbere twavuze ngo ni ryari umuntu akizwa, kandi umuntu amenya ate ko yakijijwe. Wakibaza ngo umuntu akizwa iki ubundi mbere na mbere? Umuntu gukizwa, ijambo gukizwa ni uko hari ikintu kikuriho ukaba ufite undi muntu cyangwa ikindi kintu gishobora kukigukuraho. Urugero, iyo umuntu arwaye ajya kwa muganga kugira gute? Kwivuza. Iyo ugiye kwivuza bivuze ngo hari undi muntu uraza kukuvura, ariko ikintu cya mbere ni intambwe utera kugira ngo ubashe gukira. Intambwe utera ya mbere ni ukumenya ko urwaye. Iyo umaze kumenya ko urwaye nibwo umenya ko ugomba kwivuza. Iyo umaze kumenya ko ugomba kwivuza rero unamenya aho wivuza, ukamenya n'ugomba kukuvura. Reka turebe noneho, ese umuntu akizwa iki cyangwa akizwa ryari? Ni gute umuntu yamenya ko ashaka gukizwa? Igihe umenya ko washatse gukizwa ni igihe wemeye ko ubuzima bwawe atari ubwawe, atari wowe ubwihesha, ahubwo hari ubuguha. Wowe uguha, iyo umaze kumenya ko hari ubuguha, uhita umenya ngo kugira ngo nk'ubu buzima ndasabwa iki. Iyo umaze kumenya icyo uguha ubuzima agusaba, ubwo nibwo utangiye kumenya ko ukeneye gukizwa.
uguha ubuzima akeneye kuba mu ngeso mbi nk'uko twabisomye ugahindukira. Uwo nguwo bikeneye rero nibwo uhita umenya ngo akeneye ko mva mu ngeso mbi ngahindukira nkamukurikira kugira ngo icyo zasenga azaryumva. Amaso ye nk'uko twabisomye, amaso ye azafungukire kumbona n'ugutwi ke kuzafungukire kugira gute kunyumva, kugira ngo icyo nsabye cyose akime. Nk'uko twabonye ngo isengesho rizasengerwa aha hantu nzaryumva kandi uzarisenga nzaba mureba. Twamaze kubivuga neza, twamaze kubisoma neza ko iryo jambo ryabwiwe nde Salomo. Salomo iryo jambo yaribwiwe amaze kubaka inzu y'Uwiteka. Twagereranyije n'umutima w'umuntu. Umutima wanjye maze kumenya ko umutima wanjye uri muri ngewe kandi ngewe uriho atari ngewe wibeshejeho, mbeshejweho n'Imana, uwo mutima wanjye ngomba kuvanamo ibi byose byatuma ntahura cyangwa se ntubaha uwampamagaye cyangwa se unkoresha, utuma ngenda, utuma mvuga, utuma nkora. Aka ni akanyekeza rero turiye gukomeza kureba kuri aya magambo y'Imana, turebe noneho ese ni gute umuntu akizwa. Tumaze kubanya gukizwa ari iki? Ni ukumenya kubana n'ubesheje kubaho. Gukizwa ni iki? Ni ukuvana muri wowe bya bindi byose byatuma umwami Imana atakwishimira, atakubona igihe ashatse kukubona, atanakumva igihe nawe umuhamagaye. Noneho umuntu akizwa ryari? Akizwa amaze kumenya ko atari gukora ibihesha izina ry'Imana icyubahiro. Yesu ashimwe. Imana ikomeze kudufasha gusobanukirwa neza amagambo y'Imana. Twakizwa gute? Ese niki cyatubwira ko dukeneye gukizwa? Twabibonye ni igihe ushaka ko ubuzima bwawe nde Kristo. Igihe ushaka ko ubuzima bwawe Imana ngibuyobore, uhita ureba kuki ku byatuma Imana itakumva cyangwa itakubona. Ingingo ya kabiri twavuzeho, umuntu akizwa ate? Umuntu akizwa ate? Nkuko twabisomye, gucishwa bugufi ugasenga. Guca bugufi ugasenga. Guca bugufi no kwemera ko umunyabyaha, icyo ni icya mbere. Gusenga no gusenga usaba Imana imbabazi, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, gushaka mu maso y'Imana. Gushaka mu maso y'Imana ni ukunguko. Ni ukuvuga ngo ngewe ubuzima bwanjye sinshaka ko buba bwanjye, sinshaka ko ngaragara nk'umuntu ubugenga cyangwa ubuyoboye, ahubwo ndashaka kugaragara nk'umuntu ubuzima bwanjye buyoborwa n'Imana. Icyo gihe uri gushaka mu maso y'Imana. Gushaka mu maso y'Imana ni ukugendera mu nzira zayo. Igihe uri kugendera mu nzira z'Imana, Imana nayo ibiri kukubona aho unyura hose. Imana ibiri kukubona. Icyo gihe uri gushaka mu maso y'Imana rero ukora ibyo gukiranuka, ugakora ibyo gutungana, ukagira ingeso nziza, ukagira imico myiza. Za ngeso za kamere, za ngeso z'ibyaha ukazivana muri wowe. Icyo gihe uri gushaka mu maso y'Imana. Ikindi, guhinduka ukareka ibibi byose, ukareka ingeso mbi. Ingeso mbi abantu bagira ni nyinshi. Ibyo twita ibyaha, kandi koko ni n'ibyaha, si ibyo twita ibyaha. Hari ibyo twita ibyaha akaba n'ibiri ibyaha. Ingeso mbi rero ziratandukanye, ziri mu bwoko bwinshi. Ingeso mbi twavuga ubusinzi, twavuga ubusambanyi, amagambo, akagambane n'ibindi byinshi cyane. Izo zose ni ingeso mbi. Iyo rero ushaka gukizwa nyakuri, ni ukuhindukira ukava muri izo ngeso zose. Aho wagambanye ugasaba Imana ikakubabarira kandi ugahindukira. Abo wabeshyeye ugasaba Imana ikakubabarira kandi nabo ukabasaba imbabazi. Ibyaha wakoze byose cyangwa ibyo ukora byose ugahindukira ukabivamo. Buriya guhindukira ni ikintu gikomeye, abantu ntabwo babyabiha agaciro. Umusirikari ku rugamba iyo ahanganye n'umwanzi bisaba ngo yavanse. Iyo uhindukiye ukamuha ibitugu arakurasa. Abantu bakinnye imikino njyarugamba nka za karate n'ibindi, iyo uhanganye n'umuntu muri kurwana cyangwa se muri gukina, nubwo tuba tubyita mu kurwana, akenshi aba ari ugukina kuko nta muntu ufite umutima mubi wo kwica mugenzi we cyangwa se wo kubabaza mugenzi we. Icyo ubusabwa ni iki? Ni ukumutumbira, kumureba mu maso, ukamwitegereza, mugahangana. Iyo uhindukiye ntuba ukiri kumureba, uteze ibitugu. Iyo uteze ibitugu aragukubita, agukubitamo umugeri, agukubitamo ikofe, agukubitamo urushyi. Ibyo byose ni ibintu umukristo agomba kwitondera. Icyo gihe rero niwe uzo guhindukira. Ubwo uhindukiye uteye umugongo ibintu byose by'ingeso mbi. Iyo umaze guhindukira rero nibwo umaze kwiyegereza Imana, uvuga ati ibi byose nagenderagamo ndahindukiye ndabiretse. Dusomye mu rwandiko Yakobo yanditse
tugasoma igice cya mbere umurongo wa 2 umurongo wa 21 naho turaza kuhasanga andi magambo adufasha gusobanukirwa neza uburyo bwo guhindukira cyangwa se uburyo bwo kureka ingeso mbi zose. Igice cya mbere umurongo wa 21 haravuga ngo ubwo bimeze bityo niyambura imyanda yose n'ububi busaze mwakire ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribashe gukiza ubugingo bwanyu. Reka tubisubire n'iri jambo rirakomeye. Umuntu wese agomba kuritekerezaho, umuntu wese agomba kuryumva kandi akariha agaciro. Urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya mbere umurongo wa 21 haravuga ngo ubwo bimeze bityo niyambura imyanda yose n'ububi busaze mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Ubwo bimeze bityo mwiyambure iki? Ubwo bimeze bityo mwiyambure ububi bwose, imirimo yose mwagendeyemo, ibibi byose mumba byabatandukanije n'Imana, ibyo mwagambiriye mu mitima yanyu mukabigeraho cyangwa ntimunabigereho, ibyo byose mubyiyambure kugira ngo ubwiza bw'Imana bone gusaga muri mwe, kugira ngo mubone uko mubona ubugingo bukora. Imana yacu idufashe cyane. Amen. Uko ni uko umuntu akizwa. Gukizwa k'umukristo no guhindukira, no guca bugufi gasenga, no kuva mu ngeso meza zose ugafata ubuzima bwawe bwose ukabushyira muri Kristo. Noneho turebe ingingo ya 3 nuko nababwiye tugitangira. Ni ryari umuntu amenya ko yakijijwe? Ni biki bikubwira ko wakijijwe wowe muri wowe? Ni gute ubyiyumvamo? Ni gute ubimenya? Uhereye igihe umaze ibyo wagenderagamo, ingeso wagiraga, iyo umaze kuvuga ngo ibi ndabiretse, ndahindukiye, fasha icyemezo kuri ibi ndabiretse, izi ngeso mbi ndaziretse, ubusinzi ndaburetse, ubusambanyi ndaburetse, ubugambanyi ndaburetse, ubujura ndaburetse. Umaze gufata icyo cyemezo ongera gufata kandi gahe ko kwiyevarira. Ushobora kuba umunsi umwe bitewe n'igihe n'inshuro wakoraga ubusambanyi buri ku munsi, ushobora kuba icyumweru bitewe n'inshuro wakoraga ubusambanyi mu cyumweru, ishobora kuba umunsi umwe bitewe n'igihe wasindaga cyangwa se igihe wanywaga ibisindisha, ishobora kuba iminsi 3 bitewe n'inshuro wanywaga ibisindisha. Ibyo bihe byose iyo umaze kureba ibintu waretse, ibintu wahindukiye wavuyemo, nibwo umenya koko wakijijwe. Icyo gihe nibwo ureka bati okay, maze ukwezi narasoma ku gisindisha, kuvuga ati narakijwe kuri iki ngiki. Maze umwaka urashize ntabwo ndagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, koko Kristo yamaze kuba yobora ubuzima bwanjye. Icyo gihe ikindi kintu kibikubwira, igihe cyose ugize ikintu utekereza, mu mitekerereze yawe, mu mivugire yawe, mu mikorere yawe, wumva atari wowe wiyobora, wumva ugenda uyoborwa n'umwuka w'Imana uri muri wowe, wumva ugenda uyoborwa n'ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya. Bibiliya yaroroshye ubu ngubu, ntabwo ikiri nk'imwe ya mbere abantu bagenderaga, kandi bamwe na bamwe ubu Bibiliya ziba muri telefone. Bibiliya ni ijambo ry'Imana umuntu wese agomba gutunga kandi akaritunga kuko rifite icyo rimumariye. Ntuzi kuyitunga gusa, ni ukuyitunga no kuyisoma kugira ngo ukuremo amagambo y'ubwenge. Iyo umaze kumenya ko wakijijwe rero, umwuka wera bari kumwe nawe buri gihe. Buri gihe tuba turi kumwe n'umwuka wera, n'utarakizwa bari kumwe n'umwuka wera. Ahubwo ikiba gihari ni ukumwumvira no kumuha agaciro. Icyo gihe igihe wamaze gukizwa neza, wamaze kumva ko wakijijwe, ikintu uha agaciro cya mbere ni umwuka w'Uwiteka uri muri wowe. Ni umwuka ukubuza gukora icyaha, ni umwuka ukubwira ngo iki kintu ni kibi kireke, ni umwuka ukubwira ngo ibi ni bibi, ibi bireke, ibi bicamo, ahubwo ngiyi inzira. Icyo gihe umuntu abitekereza nk'ibyo yatekereje cyangwa igitekerezo kimujemo, ariko ni umwuka w'Imana ubukoreye muri we. Yesu ashimwe. Imana imaze kudufasha kumenya neza kuko ese twarakijijwe. Niba twarakijijwe, umwuka arakorera muri twebwe. Iyo wakijwe rero, iyo ujya gucuruza nk'umukristo. Iyo wakijijwe, iyo ugiye kuririmba uririmba nk'umukristo. Iyo wakijijwe, ibyo ugiye gukora byose ubikora nk'umukristo, kandi koko ukabona umukristo ubyiyumvamo n'abandi bakabukubonamo. Iyo umaze kuba wumva kuri umukristo, umaze kureba bya bindi byose, ukabona kuko warahindukiye, warabaye umuntu mushya, warabaye cyarimo gishya muri Kristo Yesu, nibwo n'abandi batangira kubibona. Batangira kukwita amazina, bati pasiteri ntawe uragusengera, bati mukozi w'Imana utajya unahagarara mu gatutubwiriza, bagatangira kukwita amazina y'umuntu koko wakitinga cyangwa se witwara nk'umukristo. Icyo gihe koko waramaze gukizwa muri wowe. Gukizwa kwa mbere ni hehe? Mu mutima.
gukizwa kubundi gukurikiyeho ni ibiri ku mutima bisesekara inyuma, ukaba umukristo bwawe ukagaragarira he, kuwo mubana, kuwo mukorana, kuwo mugendana, ahantu hose uba ukagaragara nk'umukristo. Imana ikomeza kudufasha kumenya ndetse no gusobanukirwa ni gute dukizwa, dukizwa iki, ese dukizwa ryari, ni gute tumenya ko twakijijwe. Ikindi kinyuma cyane tugiye gusorezaho tugafata umwanzuro no kumenya ngo noneho nagenda ni nk'umuntu wakijijwe. Twabivuzeho gatoya, ariko na n'umuntu wakijijwe agenda ate? Umuntu wakijijwe, iyo mvuze ngo nagenda ne nk'umuntu wakijijwe, ni nko kuvuga ngo nakora ne nk'umuntu wakijijwe, ese navuga ne nk'umuntu wakijijwe, nabana ne n'abantu mu rugo nk'umuntu wakijijwe, nabana ne n'abantu dukorana nk'umuntu wakijijwe, ese umurimo mbamo nawukora ne nk'umuntu wakijijwe, nacuruza ne nk'umukristo. Ntabyo kwica umunzani, ntabyo kubwira umuntu ngo biruzuye kubera ko atarebyeho kandi bituzuye, ntabyo kubeshya umuntu ngo ibintu nabiranguye 3,000, niyo mpamvu ugomba kumpa 3,500 mu 500 kandi warabiranguye 1,000. Vugisha ukuri, ahubwo nawe ugiye kugurisha amenye ko ukeneye inyungu. Imana idushoboza. Abantu benshi ntibabikizwaho, ariko Imana igiye idushoboza. Nabana ne mu rugo n'abakozi, nabana ne mu rugo n'abana, nabana ne mu rugo n'umugabo, nabana ne mu rugo n'umugore nk'umuntu wakijijwe. Abantu benshi bagwa muri icyo kintu, ukinjira mu rugo ho tubita abakristo, ariko wahagera wareba uburyo umumama cyangwa umupapa ababwira abana ibitutsi abatuka abana, ugasanga atari umukristo. Tugiye babihakana, ariko reka Imana dushoboze kuba nk'abakristo. Umwana tumuhane nk'umukristo. Ijambo ry'Imana tubwira ngo toza umwana wawe ingeso nziza akiri muto, azarinda saza atarivuye, atarava muri iyo nzira nziza umutoje. Umukristo akwiye ibyo ngibyo, umugabo akwiye ibyo ngibyo mu rugo, akabana n'umugore we neza mu mahoro nk'uko baba barasezeranye kubana karamata. Ariko nk'umukristo ukamenya ngo umugore niba kano kagenze gutya, niba hari yakiriye nabi, tugomba kubifata gutya tukabyorosha kugira ngo ubuzima bwacu bushobo kuba ubw'abakristo koko, kandi Imana idushoboza. None reka turebe iki kintu ari nacyo cyanyuma turasorezaho. Umukristo umuntu umaze gukizwa yarahoze mu ngeso mbi, ariko akagera igihe agahindukira. Iyo wanywaga inzoga ntabwo wanywaga wenyine, rimwe na rimwe hari usanga barabinyweraga mu kabari. Iyo wasambanaga nta muntu usambana ari umwe, baba ari babiri cyangwa se barenze na babiri simbizi. Nta muntu ugambanira undi wenyine ku giti cye, amugambanira ku wundi muntu. Intambara ibisigaye niyo kurwana n'abo bantu mwakoranaga, niyo kurwana n'ibyo bintu wanyuragamo. Umutima usigara ukora. Iyo tuvuze umutima tubishyira mbese umutima ukora mu kimbo cy'ubwenge. No kuvuga ngo iyo tuvuze ngo umutima ni nko twakavuza ubwenge, ariko kubera ko ubwenge ubwonko bw'umuntu burashobora kuvamo bakabushyira hariya, cyangwa se bukanavamo umuntu akashobora kwakitinga ibintu bimwe na bimwe ariko bituzuye, bidafite ubushishozi n'ubusesenguzi. Ariko umutima uramutse wahagaze utakiri gukora, umuntu abarangiye. Niyo mpamvu mu ijambo ry'Imana tuzana umutima tukawushyira mu mwanya w'ubwenge. Ubwenge bukora ibintu byinshi, buratekereza mu buryo butandukanye. Umutima icyo ukora uramubyibuka nk'abantu bize, akamaro k'umutima ni ukuyungurura amaraso. Ariko umutima iyo uhagaze, umuntu ahita yitwa umupfu cyangwa se umurambo, aba yapfuye. Siko bimeze? Ariko iyo umuntu ubwenge bwe bwivanze, bamwe kwita ngo ni debile cyangwa n'abasazi, umuntu arakomeza akabaho kubera ko umutima ukigira gute, uko ukiri kugenda. Noneho sasa niyo mpamvu umutima tuwuha imbaraga cyane kubera ko uvuye mu muntu arapfa. Noneho umuntu sasa wamaze kuba yarahindukiye, akaba agendera mu nzira z'Imana, imikorere ye, imitekerereze ye, imivugire, imyitwarire yose ikabiranga ubumana, ikabivuga ubutumwa. Ahantu hose babona ko ari umukristo, abantu bose bakabona ko yahindukiye, yahindutse, atakitwara nka mbere. Abana mu rugo babonye ko mama wabo yakijijwe, abana mu rugo babonye ko papa wabo yakijijwe, nta kibabwira nabi, nta kibatuka ibitutsi bibi. Abana batangira kubibona nyine ko umama yahindutse cyangwa papa yahindutse, n'umubyeyi abona ko abana bahindutse. Intambara ibisigara ngiyi. Satani yuteye intambwe usanga Imana imwe, we atera 3 agusubiza inyuma cyangwa zinarenga. Kandi
ijwi ry'Imana iyo rikuvugisha rirakubwira, rirakongorera, ariko rikamakinga sure ko wumvise, rikavuga gake kandi inshuro nkeya. Satani yavuga, iyo akubwira arasakuza akavuga cyane kandi agahatiriza. Ijwi ry'Imana ridusaba ngo uko rivuze iyo amaze gukizwa, ijwi ry'Imana uko rivuze ubugendana naryo. Satani uko ahatiriza wabashaka ngo agusubize inyuma. Ikiba gisigaye ngiki, niba warasambanaga wenda ugiye gushaka abantu mukorana ibyo ayo makosa cyangwa se ayo mahano, wowe ugiye kubashaka batangira kugushaka kuko Satani atangira kubakoresha akaba aribo bagushaka. Niba warasindaga ari wowe waguze inzoga bitewe n'amafaranga wakoreye, noneho abo waguriraga cyangwa n'abandi utaguriraga nibo batangira kuguhamagara ngo bajye kukugurira. Abo wabeshyeraga, abo wahimbiraga inkuru zo kubeshya kugira ngo ubone indonke bakaguha nk'amafaranga uzajya kubeshyira runaka, gutya mu rukiko uzajya kubeshya ko uhagarara neza nk'umuntu w'umugabo uvuga ko ibi ngibi wabibonye wari uhahagaze. Uhita noneho batangira kugushaka ari benshi, bakubona amafaranga menshi. Ngo rwo rugamba umukristo afasha, ngo rwo rugamba umukristo afasha. Igihe gikomeye nicyo ngicyo umukristo abayemo, ari nayo ntambara Kristo yavuze ngo umaze kwakira Kristo nk'awe n'umukiza ufashe igihe mu ntambara. Iyi si ugutangira kuba ukeneye amafaranga, wenda n'ibyo wayakuragaho umaze kubitera umugongo bigatangira kuba byinshi imbere yawe. Icyo gihe ufashe intambara yo kwibuza ya mafaranga kubwo kwakira Kristo. Paulo yaretse byinshi kubwo kwakira Kristo. Nawe ugomba kugira ibyo ureka. Ibyo byose waretse ugomba kubireka burundu. Iyi ntambara umukristo afashe, turi kugana no gushaka amafaranga, ariko amafaranga yo tuhaye umwanya munini, iby'Imana turabireka tubitera umugongo. Ntituvuze ngo dutere umugongo gushaka amafaranga kuko biradutunze, ariko tubikore nk'abakristo, tuyashaka nk'abakristo, ducuruze nk'abakristo. Intambara umukristo afashe rero niyo ngiyo yo guhangana. Umukristo umaze gukizwa, intambara afata niyo guhangana na bya bindi yaretse biba byinshi noneho kuri we. Icyo gihe ngo niba uretse ibyo byose uhagarare nk'umukristo wo gukomera, uvuga ngo mfite Imana mwijuru, mfite umuntu mvugira, mfite umuntu ndwanira intambara, mfite undwanira intambara muri iyi si, mfite undwanira intambara y'irari, mfite undwanira intambara yo gushaka ibyo bisindisha, mfite undwanira intambara yo kureka amagambo, mfite undwanira intambara yo kureka guteranya abantu, mfite undwanira intambara iyo ari yo yose muri ubu buzima. Iyo umaze kumva ko umufite kandi ari muri wowe, akujuje, aguhagije, eho ni ukomera. Icyuma, bino byuma dukoresha bya byo dukatisha, wenda nk'abo barabizi cyane, bakata imboga, bakata udukitu n'umutwe ngutwo, ntabwo gishobora kumera kuriya batagikize mu muriro. Kandi iyo kivuye mu muriro ntigishobora kumera kuriya batagikize ku kindi cyuma ngo bagikubite bagihe forme bashaka. Ibyo byose ugiye kunyuramo rero umaze gufata icyemezo, umaze kumenya uburyo bwo gukizwa, umaze kumenya gukizwa ari iki, umaze kumenya ngo umuntu yakizwa gutya, ibyo byose ugiye kunyuramo ngibi, nguwo umuriro ugiye kunyuramo, ngiyi nyundo igiye kugukubita. Murakoze cyane, Imana ibigishe kandi bahe kumenya ibyo umwami Imana ashaka kugira ngo tuzabone kuragwa ubwami bw'ijuru. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubakomeza.